Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nitwa Mwami. Uyu munsi tugiye kugaruka ku ngingo ishobora guhindura isura ya Pi Network burundu ndetse ikaba yanayishyira ku rwego rushya rw'ikoranabuhanga ku isi yose. Akaba ari ihuriro rishobora kubaho hagati ya Pi Network n'imishinga ishingiye kuri Artificial Intelligence by'umwihariko OpenMind AGI. Ibi rero si inkuru isanzwe ya crypto ahubwo ni intambwe ishobora guhuza isi ya blockchain n'ubwenge bw'ubukorano bikabyara ekosisiteme nshya ishobora kurenga kure imikoreshereze ya crypto isanzwe. Igihe Pi Network yahuzwa n'ama platform ashingiye kuri AI, ubushobozi bwa ekosisiteme yayo bushobora kuziyongera cyane, bikaba byava ku iterambere ry'amaporogaramu, kugenzura no gucunga network, kugera ku buryo bwikora bwo gufasha abadeveloper no gukoresha Pi muri rusange. Ibi bishobora gutuma Pi Network itongera gusa gufatwa nk'ahantu ho gucukurira coin mining yo kuri telefone, ahubwo ikajya ibonwa nk'urubuga rwa Web3 rufite ubuhanga n'ubushobozi rushobora kwakira imishinga ikomeye y'ejo hazaza. Ikirenze ibyo, iyi mikoranire ishobora no gushyira Pi Network mu biganiro binini by'ikoranabuhanga ku rwego rw'isi, aho kuba mu murongo muto wa cryptocurrency use cases. Ibi bivuze ko Pi ishobora kwinjira mu rwego rumwe n'ibiganiro ku bijyanye na AI, ethics, autonomous systems, decentralized intelligence na digital infrastructure y'igihe kirekire kandi kirambye cyazafasha abapioneer kunguka byinshi ndetse no kubyaza umusaruro iyi ecosystem ya Pi Network mu gihe ababa bafatanye amahirwe nabo bakabigira ibyabo. Ariko ko ayo mahirwe nanone aba manini, ni nako ingaruka zishobora kuba nini. Igihe izina rya Pi Network ryajyana n'imishinga ikomeye ya AI, ibisubizo byagira icyo bivuze ku isura yayo. Igihe byagenda neza, Pi Network ishobora gukomera nk'urubuga rwa Web3 ruri imbere kandi rufite abarukoresha banini, benshi kandi baturutse ku mpande zose z'isi. Ariko nanone nk'uko abantu babyibaza bati bitagenze neza bishobora gutuma habaho isesengura rikomeye, Pi ikaba yanengwa ndetse no gushidikanya ku cyerekezo cyayo. Ariko ibi ntibyabaho kuko iyo urebye uburyo Pi Network irimo kwiyubaka n'ukuntu Pi Core Team igenda ishyira buri kimwe cyose ku murongo, iba yamaze kwiga no gusobanukirwa ibyo igiye gukora ibijyanisha n'ikoranabuhanga ry'ubu ngubu irimo kwerekeza kugira ngo noneho izajye ku isoko ari ikintu kigari cyane kirenze uko abantu barimo kubitekereza aka kanya. Ibi bituma twinjira mu gice cy'ingenzi cyane, aricyo ingaruka, inyungu n'igihe cyatoranyijwe. OpenMind AGI iri gutegura fundraising rusange mu gihe isi yose iri mu murimo wo guhanga udushya twa Artificial Intelligence, kandi ku isi hose abashoramari, abahanga mu ikoranabuhanga n'ibigo bikomeye bari gushyira amafaranga menshi mu mishinga ihuza AI na blockchain. Uyu murongo rero mushya uri gukura vuba, kandi uwinjiyemo hakiri kare ashobora kuzabona inyungu zihambaye cyane. Ariko iki gihe nyine gifite n'ingaruka. Isoko rishobora guhinduka vuba, amateka ashobora gukomera, imyumvire n'abashoramari bishobora guhinduka mu kanya gato. Fundraising rusange isaba kugendera muri ibi byose, ukagumana icyizere, credibility n'umuvuduko w'iterambere. Kuri OpenMind AGI ikibazo gikomeye ni ukuringaniza inzozi nini n'isora ry'akazi rifite discipline, noneho bakirinda kwagura umushinga birenze ubushobozi bwabo nk'uko abasesenguzi bagenda babivuga. Ibi byose rero bitanga ikimenyetso gikomeye cy'uko crypto industry iri kuva mu cyiciro cyo gukina n'amatoken gusa, igatangira kwinjira mu cyiciro cyo kwiyubaka nk'inganda z'ukuri. Mu myaka ishize abantu benshi bibandaga kuri trading, kuri price speculation na hype, ariko ubu turimo kubona intego nshya kuri infrastructure cyangwa ibikorwa remezo byakorewe ubushakashatsi ndetse no guhanga udushya. Ibyo byose bikaba bihuje na discipline zitandukanye
zose kandi ziri muri uyu mushinga wa Pi Network. Iyo twitegereje inkuru rero ya Pi Network na OpenMind AGI muri uru rwego, tubona ko bihuye neza n'iyi pattern nshya ko crypto ecosystem zitakiri gusa ahantu ho kohereza no koherezanya tokens, ahubwo zirimo kwagura imipaka yazo zigana mu bwenge bwo gukora data science, automation, gahunda zigenda zikura muri izi platform, ndetse na decentralized governance, aho abantu bagira uruhare mu kwiha serivisi zitandukanye biciye kuri aya platform, azaba adafite uyagenzura kiretse system yubakanywe nayo ndetse n'ubwenge bw'ubukorano. Ibi rero bishobora gusobanura ko Pi Network iri kugerageza kwinjira mu cyiciro cya intelligent blockchain ecosystem, aho network itari gusa urusobe rw'abantu, ahubwo iba urusobe rufashwa na AI mu gufata ibyemezo, mu guhuza app no mu gucunga resources cyangwa ibigenda byinjira ndetse n'ibyo platform ikoresha kugira ngo ikomeze gukomera. Tekereza Pi ecosystem aho AI ishobora gufasha aba developer kubaka app mu buryo bwihuse, aho smart agents bashobora gufasha merchants cyangwa abacuruzi, aho network ishobora kwiyemera ndetse ikiyemeza, ikigenera igihe gikwiye kandi kishakamo uburyo bwo kwikoresha no gukosora amakosa ashobora kuba yavuka ataraba. Ibi rero byafatwa nka science fiction cyangwa nk'ubumenyi butazabaho, ariko nanone ibi ni ibintu biri kubakwa kandi ni icyerekezo imishinga myinshi iri kuganamo. Kuri Pi Network bishobora gutuma open mainnet yayo itaba gusa igikorwa cyo gufungura transfer ku ma échangeur, ahubwo ikaba intangiriro ya ecosystem ifite ubwenge, ifite apps ikora, ifite payment systems kandi ifite AI supported infrastructure. Ariko nanone ibi byose bisaba kwitonda. Iyo uhuje AI na blockchain winjira mu bice byoroshye, nanone byoroshye gukorwamo amakosa, aribyo privacy, data control, algorithmic bias na centralization risks. So Pi Network rero izasabwa kugaragaza ko ishobora guhuza decentralization n'ubwenge bw'ubukorano mu gutangiza ecosystem nshya bushya yihishwe inyuma na AI. Ibi rero byaratangiye, ntabwo ari inkuru nshyashya, kuko tuzi Pi App Studio ifasha aba developer batandukanye kwiyubakira ama app atandukanye azatanga serivisi zitandukanye n'ibicuruzwa muri Pi ecosystem, kandi ibi rwose bikora nta muntu uhari, we nuku promptinga iyi AI ubundi ikawukorera app wifuza, ukabona nakura logo rwose ukayishamo mu buryo bwihuse kandi butagusaba ibintu byinshi bya mirenge. Ikindi kintu gikomeye ni perception y'umuryango, uko umuryango ufata ibi ngibi unabishira ku mutima. Abapioneer benshi bamaze imyaka bacukura Pi bategereje utility nyayo. Iyo bumvise AI partnerships na AGI fundraising, bamwe babifata nk'amahirwe akomeye, ariko abandi bakabifata nk'andi magambo mashya ashobora kudashyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu itumanaho communication izaba ingenzi cyane, kandi ari ingenzi no muri uyu mushinga wa Pi Network. Akaba ariyo mpamvu mubona akenshi baduha ama updates, no kugira ngo abapioneer tube updated n'ibigezweho ndetse n'ibyo tugomba kugiramo uruhare nabyo tubikore. Igihe Pi Network yashobora kugaragaza intambwe zifatika, apps zifashisha AI, payment flows zikora, kwishyura no kwishyurwa byikora, developer tools zinoze, ibi byose bizongera icyizere. Ariko niba byose bigumye mu magambo n'amatangazo, umuryango w'abapioneer uzakomeza kwibaza byinshi ni kuntu impamvu ibi ngibi bitarimo kugerwa. Ariko byose nanone nubwo tuba tubyibaza, ariko babikiri muri control na Pi core team, kuko niyo igena buri kimwe igihe kigomba gusohokera, bamaze kubona ko igihe cyacyo kigeze. Mu rwego rwa Web3, iyi move ishobora guhindura uko Pi coin ibonwa. Ishobora kuva ku kuba mobile mined token ikaba asset ikoreshwa muri AI powered ecosystem.
Ibi byayihuza rero n'icyerekezo cya Web3 gishingiye kuri utility aho kuba speculation. Ariko reka tuvugishe ukuri, inzira iracyari ndende. Hari ibibazo by'amategeko hirya no hino ku isi, ibihugu bitara complyinga n'amategeko ajyanye na crypto, ugasanga na Pi ntiraba legalized, ndetse n'ibibazo by'ubushobozi bwa tekinike ndetse n'imyitwarire y'abakoresha Pi kugeza ubu bataramasteringa cyangwa bataramenya gukoresha ibikorwa byose cyangwa ikoranabuhanga byose tubona muri Pi network, cyane cyane duciye muri Pi browser. Nta cyemezo rero cy'uko OpenMind AGI izajya ku ntego zayo, kandi nta garanti ko Pi network izabasha kuyihuza neza muri ecosystem yayo. Gusa igihari nk'uko twama tubibona nuko hari imikoranire itanga icyizere, kandi Pi Core Team ntabwo yajya mu mikoranire n'abantu ibona ko nta kizavamo kizafasha Pi network. Gusa ikigaragara nuko crypto industry iri mu mpinduka ikomeye. Ubu si ikibazo cyo kwibaza ngo ni ryari Pi izajya kuri exchange, ahubwo ni ikibazo cyo kwibaza ngo ni uruhe ruhare Pi izajya mu ikoranabuhanga dufite ubu, ndetse izaba igeze he muri iyi myaka iri imbere. Iyo turebye rero mu buryo bwagutse, ku guhuzwa kwa AI na blockchain ni ikimenyetso cy'uko Web3 iri gukura, kandi ko turi kuva mu gihe cy'amatoken tujya mu gihe cya intelligent digital infrastructure. Pi network rero binyuze muri aya mahirwe ishobora kuba umwe mu bazayobora iyi ntera nshyashya mu ikoranabuhanga ry'amafaranga. Nsoza navuga ko iyi nkuru ya OpenMind AGI nuko ishobora guhuzwa na Pi network, ko iba atari inkuru ya fundraising gusa, ni inkuru y'icyerekezo, ni inkuru y'uko crypto ecosystems ziri kugerageza kwinjira mu rwego rwa real world technology. Ni inkuru y'uko Pi network ishobora kuva ku mushinga w'abantu benshi ikajya kuri platform ifite AI, apps, payments n'ubukungu bushingiye ku ikoreshwa. Icyemezo kizafatwa n'abayobozi b'iyi mishinga, uburyo bazashyira mu bikorwa ibyo bavuga, nuko bazahuza umuryango wabo muri urugendo, nibyo bizagena nibi iyi chapitre, iyi chapter nshyashya igomba kugira ku nsinzi. Gusa izajya ku nsinzi ahubwo ryari, gusa ni ugutegereza nk'abapionera. Ikigaragara rero uyu munsi ni uko Pi network itakiri gusa projet yo gucukura coin ya Pi kuri telefone, ahubwo iri kwitegura kuba igice cy'ikoranabuhanga iri kuvuka rizahuza ubwenge bwo gukorana blockchain n'ubukungu bwa Web3.